You're welcome. Thank you. Nitwa Aobeats, bazina nitwa Amani. Atanga imana imyaka 24. Yego. Ya natangiye umuziki 2018. Gusa natangiye kujya mu byo kuririmba na 19 bitewe season wari wambwiye ati ubundi waririmbye bimeze bite. Kuri indirimbo niho ndero natangiriye kugenda mbivanga no kuririmba ariko production narayikoze umwaka umwe naririmba. Okay, bivuze ngo se ari production cyangwa se ari kuririmba niki watangiye mbere? Ni production of course. Ni production. Yeah. Okay. Then maze gukora production uza guhura na Chris Easy. Then Chris Easy niwe wabaye nko inspira cyase yagukebuye arakubwira ngo katwe no mu music. Yeah. Okay. Nkuko nabikubwiye mbere natangiye kuririmba 2019 nabwo twakoze indirimbo ya mbere. Yitwaga Headless. Ina Chris Easy nyine ntabwo yigize imenyekana ariko niyo twakoranye bwa mbere dukukizaho zirazindi z'abasura bizi gusetsa nibwo twatangiye nyine kuririmba 2019. Hari 2019. Yeah. Okay, ninde muntu wakwenspire cyase ni kiye kintu cyakwenspire ugiye kunsubiza ku ruhande rw'umuziki no ku ruhande rwa production? Okay, ikintu navuga ko ari nk'umuntu wanyaspire ni LOL. LOL. Yeah. Twariganye, you know, gize igitekerezo cyo kuvuga ati nakora. Rege nawe watumye njya muri production. Rero umuziki wo navuga ko Chris Easy yanyaspire kuko niwe wampaye igitekerezo cyo kuvuga ati waririmbye bimeze ko byavamo kuko najyaga mukubita amayide yakumva na fresh. Yego. Uwo LOL aracyari mu producer still? Yeah, producer. Na Aobeats nizihe mbogamizi wahuye nazo muri production, nizihe mbogamizi wahuye nazo mu buhanzi utangiye kuri ubu ngubu? Navuga ko imbogamizi nagiye nzigira muri production kuruta mu muziki kubera ko nyine gutangira nawe urabizi kwihiringa iki ababyeyi ntabwo babyumva neza. Ibikoresho nyine nizo mbogamizi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine ku muziki wo nta mbogamizi zatari navuga ko zaba zihari. Ni ikihe gikoresho uzi gukoresha cyane kurusha ibindi mu bikoresho bikoreshwa mu muziki? Nzi gucuranga piano kurusha gitari. Kurusha gitari. Okay, birumvikana ko uraza no kudukorera quick kicks. Yego. Ni gute wadusobanurira umwihariko wawe mu gutunganya umuziki nk'umuproducer ukanatubwira umwihariko wawe mu kuba wakora indirimbo nk'umuhanzi? Okay. Ikintu navuga ko umwihariko wanjye n'ubundi ufatanyije no kuririmba no gukora production. Navuga ngo beats zanjye ukuntu nzikora n'ukuntu nziririmbamo navuga ko bitandukanye. Tunyenda gukora utuntu tworoshye bya hatari. Yego. Akora nka beat itarimo ibintu byinshi nkakora nk'indirimbo reba nk'indirimbo nasohoye umunsi ishize. Yego. Ntabwo irimo lyrics nyinshi cyane. Ngerageza nyine gukora ibintu byorohera umuntu ari we wese yaba ari umwana yaba ari umuntu mukuru. Ndikumva ni umwihariko mfite nyine to. Ni umwihariko wawe ufite. And then nka Aobeats ngira ngo urabizi uko watangiye n'ahantu umaze kugera kuri ubu ngubu. Muri project wagiye ukora ubwo ndi kuvuga kuri production na project wagiye ukora z'ubuhanzi cyangwa se indirimbo umaze gukora kugeza na n'ubu ngubu haba hari project wibuka ubwo ndavuga muri production waba warahereyeho? Cyane umaze gukora nyinshi? Nakoze nyinshi ginari niyo nahereyeho ntago nyibuka neza. Nka Aobeats w'umuhanzi akaba na Aobeats w'umuproducer, ni muhe buryo uzafasha abana b'Abanyarwanda cyangwa se Abanyarwanda mu gutunganya imiziki yabo cyangwa se ni leta ko uzashyira ku mpano z'Abanyarwanda haba ari mu kuririmba kwawe haba na production? Ese ni uruhare rwawe kuri wowe wumva uzatanga cyangwa se n'uruhutanga? Okay, ikintu njyewe muri no mesi ndi kwitegura ndimo kwiga mixing and mastering. Icyo kintu ndi kumva nazafasha abantu ba producer agenda mbereka ukuntu bigenda ko maze iminsi ndi kubyiga iminsi myinshi cyane. Ndi kubyiga kabisa. Nakuvuga ati nyine Bob Pro niwe tuzi mu Rwanda ukora mix and mastering. Ndi kumva nyine nifuza kuba naba
uwa kabiri nyine. Ukaba uwa kabiri kuri Bobo Pro. Yeah. Uzaraba n'uwa mbere ariko birashoboka. Yeah, nyine hari umuntu waraje ubwa mbere ndabanje ubwa kabiri. Experience ufite kuva 2019 kugeza n'ubu ngubu ubwo harimo na 2019 ni mu buhe buryo ubona cyase bigira akaye kamaro kuba umuhanzi afatanya n'undi muhanzi bakagira ikintu bakora ese ni impact ubona bitanga ku muhanzi nka akenshi biboostinga indirimbo biboostinga indirimbo bikanafasha wa muntu kuko nago iyo mukoranye hari umwe uri kuri level iri hejuru n'undi ubukiri nka hano yego bifasha rero n'abandi ukiri hano kuba yazamuka nyine navuga ko ari ugufashanya abari ugufashanya okay ese aba producers mukorana mute kugira ngo muzamuke cyangwa umuproducer no kwirwanaho kujya tuzamurane cyangwa mu kuzamurana okay nk'ubu nkanjye iyo numvishe hari nk'umujama ucuranga neza ukora ibintu bya hatari gerageza kumwaprochinga tugakorana nyine jingle ye ikaba yajya muri noze mu ndirimbo yanjye kuko njye ntabwo nkunda gutanga credit cyane bitewe n'umuntu waramfashije yego nuko nguko tuzamurana niko nabivuga ubona umuziki cyangwa se production uzaba ukibikora mu myaka 15 ese ni ikihe kinumva kizaba nko kiri imbere y'ikindi cyangwa se muri iyo myaka 15 uzaba ukiri gukora production navuga ko ariyo iri hejuru nyine kuruta kuririmba kuri njyewe yego kuko nyine niko kazi kanjye ka buri munsi ntabwo mvuga ngo ndaririmba production niko kazi kanjye nyine ndifuza ko nzaba naragakomeje nageze ku rundi rwego rushimishije hari ikibazo dukunze kubaza abahanzi cyangwa se undi muntu uwo ari we wese tukamubaza duti ese nuwe muhanzi ukunda cyangwa se nuwe muhanzi ukwinspira ariko abantu benshi ntibakunze kugisubiza ese na Aobeats ntabwo ikibazo gisubiza haba hari umuhanzi ukwinspira cyangwa se umuhanzi wemera ko tuvuge ngo wemera hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane navuga ko benshi ndabemera cyane ahubwo nuko impamvu mba mbemera abafite ukuntu bakora ama idea yabo bitandukanye nuko njye nayikora kandi nkaba ntabishobora kuko ntabwo ndi wa muntu impamvu gati buri muntu wese mwemera ku giti cye yego nka Aobeats dukunze kumva umugani wo mu kinyarwanda bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi Aobeats turi gukumva nk'umuhanzi twakumva nk'umuproducer ese wowe ntagiye imirimo koko ikubanganira ngo ubone hari kimwe cyapfuye hari kimwe kiri kugenda neza ngerageza kubyorganiza kuko ntago wajya uhora ukora indirimbo kandi uri gusiga akazi kawe banza gukora akazi mbere na nyuma kuririmba nkahita mbikora nyuma akazi nyine mvuga ko ari main job namaze kugasoza niyo mpamvu kubyorganiza biranyorohera Aobeats ni ikihe kintu kigutwara umwanya cyane mu buzima busanzwe ndagukina game no gukina game bagiye ndagukina game kabisa buri gihe nyine iyo ndi mu rugo ndi free yego nikinira game kabisa cyo kintu nyine kima amahoro Aobeats hari urubyiruko dufite rwinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo nabo bifuza kuzakora ibintu nk'ibukora akaba avuga ati nzaba umuproducer mbe n'umuhanzi ndagira ngo ugire nka témoignage nto yimuhereza cyangwa se umuhereze tips ese azabikora mate ese uru rugendo ari gushaka kujyamo abyitwaremo gute kuri uwo muntu yifuza kuzaba umuhanzi akaba n'umuproducer mu minsi iri imbere icyo namubwira ni ukudacika intege no kumenya kwihangana yego nicyo kintu nyine namubwira kuko iyo ushoboye ibyo bintu bibiri rwose sinavuga gute uba wabishoboye niyo nama namugiye ntagacika intege ntakite nyine ku bantu baba bari kumuca intege anegera abantu bagiye bamukuriye bari fresh biba ari byiza cyane kurushaho Aobeats wandika indirimbo cyangwa se nawe urazigura ukarikodinga ukakora ibintu okay mfite umuntu umujya umfasha kwandika $10 mfasha kwandika nyine inamanga cyane rero turicara tukandika twese tugahuza nagavuga ngo abayanditse indirimbo yose nkagenda ukiyongera kuri kodinga bitamuhamagara ukarumbwiye ko $10 ari mu bantu bagufasha $10 nawe ni umuhanzi nawe ukiri muto uri kuzamuka uratwemerera ubutaha nitugaruka
tuzaza no muri studio tuzavamo tunarecordinze twereka abantu uburyo ki izo ndirimbo zinakorwa bitwemereye cyane rwose. Yego rwose. So iyi nkuko twari tumaze kwivuga iyi ni The Journey, ni ikiganiro cyitwa The Journey aho tuza tugatanga cyase nkuko uduhaye ubutumwa bwawe aho wahereye aho ugeze kuri ubu ngubu ni nko mu minsi iri imbere uri kubona ahantu hameze gute umuziki wawe cya production yawe. Okay, feedbacks mbona zigenda ziza zimeze neza kubera ko njya gusohora iriya ndirimbo uri keza nari nzi ko abantu bananyoge ko arashize igihe nakora. Yego. Ariko nyibonera ziriya feedback nahise mvuga ati umuntu akomerejeho byakunda. Yego. Byakunda mbona ko umuziki wanjye nawe uzagera aho ngaho ugatera imbere na production nyine bikajyana byose. Tujya gusoza ese ni ikihe kintu ushobora kuba wasaba ubona gikwiye kongerwa muri industry nyarwanda haba mu muziki cyangwa muri production? Ni iki kintu ukunze kumva muri wowe kigomba kongerwamo cyane? Ikintu mba cyakongerwamo nuko ahubwo navuga ko njye navuga icyo icyagabanywa hagabanywa nyine kwirengagiza, habamo akantu ko kwirengagiza mu kuntu kumva nk'indirimbo kumva ni nziza ariko ukigira nk'aho utayibonye kandi aho wamara kubona nk'abantu nka 3 barenze bayipostinze naho n'undi akatayipostinga kuko yabonye abandi bayipostinze. Yego. Nyine ikintu cyo kuvuga ati ngo ndapostinga ari uko undi yapostinze nicyo kintu numva cyagabanywa hakongerwa nyine gufashanya nimba wumva ikintu ari cyiza ukagishyigikira. Nka gutya dushobora kudusaba ko wenda banadukorera kuri piano ariko wenda katumaze tugusabe nka kimwe mu gihangano cyawe cyaba ari cyasohotse cyaba ari kitaranasohoka hagenda ushobora gusanga mubishyira muri machine bigasohoka tubyumva kuri ese katukume live. Okay. Gusa maibu hari ikintu nifuza kukubaza right now, ese hari ubwo ushidikanya ku buryo nkubaha habe na gato ukuntu uri keza sinabaguteza subona iniga zose ukuntu zikwifuza ukuntu uri keza undutera ifeza jewe nawe ni till I die. Kabisa. B nkuko tumaze kubikubwira iyi ni The Journey, twishimiye kuba twabanye nawe. Iyi ni session tugiranye nawe ya mbere, ni episode ya mbere. Turanizera ko turaza no kwerekana na indi episode ya kabiri vuba ahangaha. Gusa icyo twakubwira nk'umuryango mugari wa Kigali Stars, iyo tuvuze Kigali Stars ngira ngo benshi batangiye kumenya cyangwa se bazagenda babimenya mu minsi iri imbere nuko turi kwifuza iterambere ry'umuhanzi nyarwanda. Iyo bavuze umuhanzi si umuhanzi uzakaririmba, si umuhanzi ukora kuri piano, ahubwo ni umuhanzi muri rusange. So icyo turi kwifuza twebwe no kubona koko turi gutera imbere muri no industry nyarwanda. So rero nka Aobeats tukwifuje kuzagera heza kandi kuri nawe ubwawe wifuza. Blessings. Blessings over blessings. Ugenda byunganira hano Isimbi TV. Iyo ndirimbo ariko izaba ari igihinde. Uko ndikuba mutu twironye nk'uko abahinde. Ni icyarabu. Okay. Sometimes umva bavugana iki kijama cyawe gikoresha neza.